urandeba iki se urandeba iki ibi byose ntabwo ari wowe konje urandenganya ceceka Sarafi ceceka udatuma ibishitani byanjye bizamuka mu mano nkabikurukaho nta soni umuntu arizirikira umuntu mwarangiza mukajya kumuzitura mwamwigira babamenya hari uwabigutumye wowe basi reka nanjye nja gukunda namushaka ngerageze ndebe ko namubona uramushaka yewe wamushyize se niwe wamushyize umushaka none se ndakunda wamfasha ugaca ibumoso nanjye ngaca iburyo tukareba ko twamubona nkasa iburyo reka nkubwire Beatrice aramutse akoze ikintu kinkoraho umenya ko nawe ubigenderamo ngo mbigenderamo utabigenderamo ibyabaha byose ntabwo wari ubirimo nawe baragufungira ubufatanyacyaha ariko ndamuntu n'umwamubonye pe ndawe arewe hako Beatrice ubanza utamuzi ubu wasanga ubwenge bwagarutse ntabwo ari bugufate mama rero ngo nuko wamuzituye wagize ute urumva ariko uzi ko Beatrice ashobora kuba yagiye mu buyobozi none se Siliverera mu maseri bukinga dushakisha shaka iburyo gira vuba se gira vuba nshamumaze ubwo wagiye reka gutuma ndarangiye nyine uzi ukuntu mba mfite ubwoba ariko kamubwiza ukuri bisho yewe urambona turamutse tutanakundanye twibera inshuti biba bisanzwe byashimisha ariko uruzi ukuntu uri mu bantu bakunda kunsetsa umva njyewe nawe Patrick tugomba gukundana ngo iki uzi ko no mu byanditswe byera birimo ni ukuri ntabwo nibuka verse ako birimo ni ukuri byanditswe byera ndumva hari umuntu hano urimo gukomanga reka nze ndebe uwo ari we okay nta kibazo ugenda umureba ibishuti ça chérie merci nengize impano uraje Serafi ndagira ngo ugabanye amagambo yawe mbwira mama arihe na n'ubu nyine niwe turi gushaka twamubuze kuva nijoro yifasha aragenda ibintu byose arabisiga nako ni igikapu nese telefone yo ko naherekare nyihamagarire nyine namaze kukoherereza message mbitanyizimya kugira ngo utongera guhamagara ariko nimba mu Imana nje ndakindu na kimwe ndakoreye mama wawe ariko papa wawe ngonde Serafi ngonde papa wawe papa ari naha ngo yagiye gushaka mama wawe ku murenge niho handa ari kumukekera none se ne ndakwiyamye Serafi tega amatwi neza ndavuze ngo genda ushaka igikapu cya mama mu rugo wihute duhirire hano ngo mu minota ingahe kandi ugira amagambo y'umukobwa we ihute se kandi papa nahaye gusange uranyumva neza hakose mishubaho gute wowe genda nashatse ikintu cyo kurya muri iyi nzu nabuze ikintu na kimwe amata yonyine amata n'inzoga nibyo byonyine biri hano ukunze nateka njya muri restaurant rwose ntabwo cyakozayo nari nkwibagiwe akazi nabivamo none se bite ni sawa ariko mu rugo nyine ni danje umva
mama na papa birirwa baserera bapfa ikisi utuntu tw'ubusa utuntu twose bahuriyemo barashwana mu buzima bitoroshye jadowe twaramubuze ese bizagenda gute mba numva nakwigarukira biriya rwaserera ugiye gute mva mporana umutima mubi ntabwo wagaruka mvitagarukana na nk'ubu ngubu ukuntu birwa nyine bashwanashwana utwo tuntu dutoya bakeneye umuntu uba uri hagati umuntu mukuru ni wowe sibyo noneho shawo anti wanjye ni ukuri yagira agahinda umusize wowe umusize wenyine umva atari byose mama yasara asigaye wenyine kugira umutima woroshye niba uretse kumusiga kugira ngo atazabona nk'aho wamutereranye jado ni jado aramutse abonetse erega niwe ntandaro y'ibibazo byose n'ubundi ntamuzi ndurira mu rugo caso nako se bitewe kutambwira amakuru yose ni bisanzwe oya ayo dukubaza urayazi gutegereza vuba ngaho mukajya mu birori nyine muzatumirwa nawe tudodeshe tudodeshe ako se wambwiye nyamara nagusura umwana mwiza umva njye tayari umva kudodesha ko nanjye mbizira ni ibirori umfasha njye mbwira amakuru arambuye ariko nayo mbwira amakuru afite gihamya tegereza ihangane Mama. Mama, humura naje sibyo. Mama. Mama, humura uramera neza sibyo. Mama. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire, haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation.
iriya modoka ni yande? Naba nkubeshye boss ntago muzi. Yaje ryari? Amaze nk'amasaha 2 ntago amaze umwanya munini. None sinakubwiye kutazongera gufungura abantu utazi. Boss ashaka kubaziranya na mabuja ariko kuko namukinguriye mbona mabuja aje kumwakira ntago urumva ntago nari gushyanuka ngo mubaze wari we. Ndakubita ndashwanyaguza ndasenya imbaraga z'umwijima zose zateye urugo mu izina rya Yesu. Ndamagana imbaraga z'umwijima zose zagabye ibitero muri uru rugo. Mana ndakwingize ngo ugarure Murekezi mu nzira nziza yubaka ubumwe bw'umuryango. Ndakwingize ngo ugarure Jado amahoro Mana. Bisabye nkwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu niwe mutware wawe? Yego. Papa Ornera, uyu mupasiteri nari namuhamagaye kugira ngo azasengere urugo rwacu. Yarangije? Urebye nasaga nk'uwari ushoje ariko namwe twajyana akaganiro gatoya. Nta mwanya wo kuganira mfite. Ahubwo nimba warangije amasengesho yawe utashye. Ariko nshaka kuganira n'umugore wanjye. Iyo serivisi yawe uyishyuza angahe? Oya. Ntabwo ko dukora. Muri Matayo ibice 4 murongo wa 4 mutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava ndi umuntu wafashe inshingano zisa naho zikuze nkiri muto. Ndakumva cyane. Kuko ngomba kwitekereza ngatekereza na mama wanjye. Yego nibyo. Mbese niyo ndi hano ndi ku ishuri mama ari mu cyaro. Muga mba numva mpangayitse kwiga birangora pe kuko mba nibaza merewe abayeho ate. Ese bwa burwayi bwe bwazamutse bimeze bite? Ndagira ngo rero neza dushake imbaraga ziri positive ziri muri wowe. Dushaka icyiza muri wowe kizatuma ushobora kubana n'ibi bintu byose no kubyakira. None urabona uri umukobwa mwiza kandi uracyari mutoya pe ushobora kugera kure mu buzima. Rero nagira ngo ushake izo mbaraga z'icyiza ziri muri wowe kugira ngo ushobore gutera imbere. None se ne ubundi nta nshuti y'umuhungu ugira? Mugabo wese ibyo utangiye kumbaza n'ibiki? Kujonsa uziko wibagirwa vuba. Mva agiye mu buzima bwanjye numva ntakikeneye no kongera kubonana nawe. Warambabaje pe. Ofela? Ukumva? Wenda kumva. Babarira bose ntege amatwi kugira ikintu kimwe. Shuko kwirahira. Niba mfite abakobwa benshi bameze neza. Nta wundi muntu wifuza wese Ofela. Uriya mukobwa wabashije kumwihanganira ukamukunza kumubona anabisiga utandukanye n'abandi bantu bagerageza Justo. Uretse gatoya hari utuntu ari ndimo ndaza kuguhamagara nindangiza sibyo? Nintaha mu rugo nimugoroba ndaguhamagara. Ntabwo ari bya bindi byawe. Oya ndaguhamagara humura. Nzabarira nukuri nka kundi icyo bigenza. Okay, bye. Ubushize warambeshya ariko ndikugaragara kuri iki.
gasi ngwiki cyakora abuze byose anyumukije imitoma ndi bubwiye Patrick mugira umugabo oya susina ni imitoma oya imitoma iciriritse come on we duhungu ngo turi nshipu tubatwara aho bagiye kari kuvuga ibiki ubu babarira narabibonye ibyo yambwiraga ni we mukobwa watumye warankunze ndabifiringa yakunze igihe cyangwa yakunze ibyanjye byose byanakunze nahoshe ariko nubwo urumva ibintu urimo kumbwira nshaka kubyemera wowe urumva nshaka kubyemera ra nta soni erega nta n'isoni ubu urambwiye nca ibumoso nca iburyo hanyuma tugende dushakishe kumva urimo gushaka uko wamucikisha ngenda akubwiye ngo mbone Beatrice nintamubona ndakwereka icyo umukorera ariko ndago nagusobanuriye ukunda ibintu byose byagenze bigenda bite njyewe ninjiye mu nzu ngiye kubona mbona nawe arinjiye afashe igikapu arasohotse nta kintu na kimwe ambwiye ese ubundi ko ndazi ikintu ushaka washakaga kaguma hano cyangwa akagenda ko nawe uri kunjanga Serafine nanjye sinzi icyo nshaka ariko wampemukiye Chérie, merci. merci wowe shawe ako nawe uzaza udusurisha Njye mbasure niriya nduru iri iwanyu sinshobora ntabwo nabyakira nka papa wawe yanyica aramutse avuze ati gato namusimbukana undi ziriya nduru zuriya musaza zizashira abantu ariko na mama bakeneye abantu kubabona I know sha ndamuvugisha okay bisous ça bisous katiraho sha kangucange sha wowe wahereye unsinda uno munsi ndakwemera uwo nsinda izi karita uzi igihe twazikiniye hano hose twazikinira hazi wowe stop okay nanjye reka manze nzikoremo sha nanze nziho umugisha byarangiye shagiye wahereye uragira ngo aya wowe mbese niyo byagenda gute ntushobora kuzi wayibonye ikaro uzi mfite iyeze ako si ubu koko sharika ubu se koko mbikore koko ndi umuntu w'umugabo mbikore ushaka iyo wanga kiniye wanga mbe nkubabariye ariko reka dore ukuntu mbanza nkakugenza kitaba se mwana taba umuntu mwana wadukine mwana uyitaba mwana umwe dukine ninde se ubundi kina bamwihoreye mwana okay kina kufite ubwoba akira ndakomeza uziko zitabara se cyangwa uziko kugira nyinshi ari byo gutsinda akira wabonye ukuntu turya uratangiye bya bintu byawe wabibonye ubwo uratangiye ufite iki se mwana wowe ndabona ntangiye tu wabonye nuko twaje ubusa urayifite taba umuntu mwana atatubiriza ikarita mwitabe murangize atatubiriza ikarita ntishumutwe ku rwego rwo hejuru ninde ariko ni mishumani taba umwana mwana cyangwa ukwitabira Allô? Oui, allô? Ese nukajya undakara nose nakoze iki? Shara utuntu nari ndi gukora buriya ntabwo nari nayumvise.
cyangwa se wowe uzi wanjye ngo kurara nakubonye byo ntabwo biri buze kuvamo. Akasemisho ibintu biri buze gukundara. Mva witamo neza ngo ndagutegereje. Oya Mishu. Man, kamubwiza ukuri. Umuntu aragenda akizirika ku muntu. Ubuse nk'uko umuntu aramugira gute? Se man, uriya mwana abonye ari ijoro kikongo wafatiye koko. Nta ibyo kibireke man. Ubyo nabijyemo byanogera bro. Ikibazo ntago araho kiri man. Ngaho kina base twe kimwe. Ubundi kunageze urumva. Ubundi ngiye nkunda mubyara we. Afite urubyara rwe rwiza byatari. Mba man. Uriya mwana ni sawa cyane. Ako se ni sawa gutu urumva mane narungura famille yose nkayishobora man. Uyoboye ko baca umugani ngo kunda ugukunda uko ukunda abandi. Musa ndanakuriye kubera amagambo. Oya ariko nkubwiye ingingo dukine. Fata umwana. Ayibonye sha. Dodo ubwo sura kumbe ni umutima man. Utumye ntubira kubera ubu ntwaye ngo zaboronera za kizamisho. Mwana ni sawa man, urumva ukuntu abantesheje umutwe. Bishime tugatunga. Ntabwo njya nkunda isukari mu ikawa. Wow. Uyinywa imeze gutya? Yep. Ntabwo bishangiye kwishira mu kanwa kanjye. Kuki bikubangamiye? Enjoy it anyway. Thank you. You're welcome. Wow. Misho. Urabizi ko kunywa ikawa itari mu isukari burya ari byiza ku buzima bwacu. Ibyo ntabwo biri interesting. Nashakaga ko tuvuga. Let's talk about it. Umbwira ikintu ukunda, umbwira ikintu wanga. What is your favorite color? You know. Wow. Okay. What? Hari ikindi kintu kirimo interesting kurusha coffee. Just follow me. Come. Njanyese kandi. Just come. Trust me. Okay. Ngwino nawe ujye kuntembereza. Njye sinagutembereje. Sure. It's fine. Bireka nkabanza nka. No. Trust me. You love it. Sure. You love it, I promise. Come. No, good. It's good. What is it? It's amazing. What is You will like it. What is it? I'm a fighter, a dreamer. Gwanire ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera. Akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto birajya shoboka wazigeraho.